bazabona ineza yawe mwami, abagore bazabona ineza yawe, abagabo bazabona ineza yawe, abakobwa bazabona ineza yawe, abasore bazabona ineza yawe, ababonaga nta nzira uzabaremera inzira, ababonaga nta buryo uzabaremera uburyo, mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zigaragare, ubutware bw'Imana bugaragare, amaraso ya Yesu agaragare. Mana ndasenze, Mana ndasenze, Mana ndasenze kugira ngo buri muntu wese azakubone, buri muntu wese uzamwiyereke, buri muntu wese uzamwitamurure, abantu bazarangiza ukwezi kwa 12 binjira mu mwaka bafite amashimwe. Ukuri Imana igira neza, uri Imana itagayitiranya amazina rero, kandi iyo utabaye ntabwo ukoma mu bukora muri rimwe ngo ntabwo zakuvaho mwami, kuko iyo uvuze nawe kuvuguruza. Yemera mu kwezi kwa 12 mwami, uvuge ku bana bawe, ukwezi kwa 12 mwami, uremera abana bawe amashimwe, ukwezi kwa 12 mwami, ugurura imiryango yari yugaye, wongere witamurure, kandi wongere ureme, kandi wongere utsinde, bimenyekane kuri Imana. Urakoze mwami, urakoze kuri Imana igira neza. Ngiye giti nambari Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, Mana tugushimiye kugira neza, Mana tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, tugushimiye uburinzi bwawe butangaje, watubereye Imana, utubera ubuhungiro. Turagushimye Mana ko watuzigamye, ababitse abandi bashingura abandi bari mu bitaro, ariko twebwe waraturinze. Amasaha rero niwakira icyubahiro kuri Imana igira neza, kandi wakira icyubahiro kuri Imana izikurinda. Turasenze tuvuga ngo uyu mwanya uzubane natwe, utugirire neza mwami, ubohora imitima ya benshi, uruhure benshi mu izina rya Yesu Kristo. Abaremerewe n'ibiruhanya ubaruhure mwami, ababona nta cyerekezo cy'ubuzima ubaremere icyerekezo cy'ubuzima mu izina rya Yesu. Dusengeye abashumera b'amasaha mwami kugira ngo utange akazi, dusengeye abarwayi mwami kugira ngo batize indwara, ababuze amahoro kugira ngo babe amahoro, abafite imyenda mwami kugira ngo bishyurire imyenda mu izina rya Yesu Kristo. Abaruhijwe mwami n'ingo kugira ngo bamare umubabaro, abaruhijwe n'urubyaro wabahaye mu izina rya Yesu Kristo. Ababona mu bucuruzi bitagenda, turasenze mwami, abashumeri nuca inzira, ugurura ijuru mwami, aya masaha ugurura ijuru, ugusha imvura ahumagaye mu butayu, wahindure ko hatoshe, havuzwe impundu z'umunezero. Haleluya, haleluya. Igaragaze nk'Imana mwami ku muntu wese ugiye gutegera amatwi iki kiganiro, ku muntu wese ugiye gutegera amatwi iri jambo ryawe. Ndakwinjize kugira ngo wigaragaze, ndakwinjize kugira ngo witamurure, ndakwinjize kugira ngo utsinde mu izina rya Yesu. Rengera abagabo, rengera abagore, rengera abakobwa, rengera abasore, rengera urubyiruko, rengera abana bato, rengera abantu bari mu mashuri mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wigaragaze, isi yose irengere. Muri iryo bavuga ngo isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Yemerera mwami mu isi yose yuzura icyubahiro cyawe kubera imirimo n'ibitangaza. Mwino urwana intambara, mwino utsinde. Urakoze mwami, urakarama uko wumvishe gusenga ni mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina. Yesu urakoze, Yesu urakoze ukora umukozi w'umuhanga, urakoze kugira neza, urakoze kuruhura. Dufashe umwanya wo kubanza gushima aya masaha, dufashe umwanya wo kubanza kuvuga ngo uri Imana igira neza, dufashe umwanya wo kuvuga ngo urahambaye, ngwino wigaragaze nk'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Warakoze Mana, warakoze, waratuzigamye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amina.
aba Yesu bishimira izina rye ryiza ibamara imibabaro bikabatinyura ibamara imibabaro bikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonjerera uhaza birururushye ushonjerera uhaza birururushye iryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itaba n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itaba uri umutambyi nemera umwami untegeka umugeri ujyandagira n'inshuti nizera umugeri ujyandagira n'inshuti nizera bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho siganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho siganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho siganirwa Yesu kandi uri n'inzira Yesu ibiyese Uwiteka binarura mu magarara ngonigira odatari muganyiri ibyo nkenye byose urakoze Yesu mu bihe tugusenga mwami bijya bibasha kutumara umubabaro oh haleluya abarira bagahoswa ababuze icyerekezo bakabona icyerekezo kuko Imana igira neza urakoze Yesu urakoze Yesu ibiyese Uwiteka binyemeza yuko asubiza
tegereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwiyoreje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niringiye ndabona ubwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwiyoreje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niringiye ndabona ubwe nogeze igihe byo gusenga urakoze Yesu uri umukozi w'umuhanga uri Imana igira neza uri Imana itameze nk'abantu uri Imana idacererwa bere maso abagutegereje kuko uri Imana igira neza urakoze kumva gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga amina guhorase Uwiteka kujya kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mw'ijuru umubabaro uzarangira hari igitondo kimwe ubugumba buzarangira hari igitondo kimwe ubushumeri buzarangira n'igihe tuzaba tugeze iwawe mu ijuru mu ijuru nta marira azabayo mu ijuru nta mfubyi zizabayo mu ijuru nta bushumeri buzahaba mu ijuru nta bihombo bizahaba mu ijuru nta gutukanwa kuzahaba abantu batukwa komeza utubambire amahema komeza witamurure komeza utsinde komeza ureme urakoze Yesu hambaha ndetse buri munsi kandi anje mbere umuntu umwe ajanye kororera imitwaro iwe data kandi niwe Mana uko kwaje nunga buri munsi ajanda miramuri byose azaja mbimaraga injo ni sezerano y'amahoro Mana dukeneye kuturamira mu gihe nk'iki abantu babuze icyerekezo mu gihe nk'iki abantu babuze ubuhungiro turasenze kugira ngo uze wigaragaze turasenze kugira ngo uze witamurure turasenze kugira ngo uzoze abari kurire haleluya haleluya abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabarura uwamurize utumukiza amaraga y'inda dore werera umutimurira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire ubwire uruwero ibikuriza we kugira ubwoba kandi werera ubwire uruwero ibikuriza we kugira ubwoba kandi werera birahasha rwose n'inshuti yawe
ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye wizera ijambo rye kandi wirira arakunda afasha abashavuye wizera ijambo rye kandi wirira abaremere n'ibirwanya babwire ko Imana yabarora uwahumuriza utumukiza amaragahira none wirira uwahumuriza utumukiza amaragahinda none wirira uwahumuriza utumukiza amaragahinda none wirira Mana ushobora kumara agahinda baruse niwe wenyine ujya umara umubabaro bafite umubabaro niwe wenyine ujya umara agahinda bafite agahinda Mana dusengeye mu kwezi kwa 12 kwezi kwa 12 uzaruhura abagore kwezi kwa 12 uzaruhura abagabo ukwezi kwa 12 uzaremera abantu amashimwe kwezi kwa 12 uzatabara abarwayi kwezi kwa 12 uzahoza bari kurira kwezi kwa 12 mwami uzasohoreza abantu amasezerano ukwezi kwa 12 mwami uzitamurure mwami kwezi kwa 12 mwami ole sita la mando ya sirigidemo ya sando ozeni mando ya sirigidemo ya sando berekota zonita kota ya mando ya sirigidemo ya hemita la bisiri mando ya siri ukwezi kwa 12 uzaremesha amashimwe mu bantu bawe mwami nyiriga b'Imana babonaga nta cyerekezo uzabaremera icyerekezo babonaga baratawe uzabagarukeho ababonaga nta buzima uzabaremera ubuzima kuko urashoboye mwami witwa nihemuka ntabakwiriye bakorwa n'isoni ntabagukorerwa bikoreye amaboko ntawaje imbere yawe ngo mwami ngo atatakubonye twabuzwa n'igihe ukwizera tukajya tugusenga tukakwizera kuko ugaburira inyoni zo mu gasozi ndasenze mwami uri mu kwezi kwa 12 abantu bawe bazabona ineza yawe bazabona ineza yawe mwami abagore bazabona ineza yawe abagabo bazabona ineza yawe abakobwa bazabona ineza yawe abasore bazabona ineza yawe ababonaga nta nzira uzabaremera inzira ababonaga nta buryo uzabaremera uburyo y'izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zigaragare ubutware bw'Imana bugaragare amaraso ya Yesu agaragare Mana ndasenze Mana ndasenze Mana ndasenze kugira ngo buri muntu wese azakubone buri muntu wese uzamwiyereke buri muntu wese uzamwitamurure abantu bazarangiza kwezi kwa 12 binjira mu mwaka bafite amashimwe kuko uri Imana igira neza uri Imana itegayitiranya amazina rero kandi iyo utabaye ntabwo ukoma mu bukora muri rimwe ntabwo zakuvaho mwami kuko iyo uvuze nawe ukuvuguruza yemera mu kwezi kwa 12 mwami uvuge ku bana bawe ukwezi kwa 12 mwami uremera abana bawe amashimwe ukwezi kwa 12 mwami wugurura imiryango yari yugaye wongere witamurure kandi wongere ureme kandi wongere utsinde bimenyekane kuri Imana urakoze mwami urakoze kuri Imana igira neza igihe giti ntambara igashira igihe gito muravuga cyane noneho ntara biri ku mutwe waje muri rwa ruba urwa Yesu nkunda urakoze Yesu urakoze ko ari igihe gitoya intambara igashira urakoze ko ari igihe gitoya umubabaro ukaranzira urakoze ko ari igihe gitoya abana bawe bagaseka urakoze ko ari igihe gitoya abana bawe bagakubona bakabona kuri Imana yo kwizerwa bakabona kuri Imana igira neza urakoze Yesu ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga amina 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 Imana niba umugisha kandi Imana ibagirire neza kandi Imana ibarengere munyemerere dusengera ijambo cyangwa se dusomera ijambo kugira ngo dukomeze turisengeramo kandi dukomeze dusengera uku kwezi kwa 12 kugira ngo Imana yitamure muri uku kwezi kwa 12 ni ijambo riri mu gitabo cyo kuva
turahera ku murongo wawo wa 10 turaza kugera ku murongo wawo wa 14. Bibiliya iravuze ngo Farawo batuse, Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati ntabwo azari muri Egiputa kuza kutuzana ngo dupfire mu butayu. Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Umva 13 ukuntu havuze, haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amina. Reka nkubwire inshuti yanze, wowe uneze amatwi, hari ibintu bimaze igihe kirekire bigurura inyuma bimeze nk'abanyegiputa bagukurikiye. Washatse inzira urayibura, ugeze aho uri gutaka winginga Imana kugira ngo Imana yigaragaze. Wabonaga ugiye gupfira mu butayu kuko wabonaga nta nzira, ariko nagira ngo ubwire ngo humura, ubu kwezi kwa 12 Imana igiye guca inzira mu butayu, Imana igiye gukamya inyanja, ugiye kwambukira humutse wo ku butaka, kuko abanyegiputa wabonaga ntabwo uzongera kubabona. Uburwayi wabonaga, intambara wabonaga, ubukene wabonaga, ubushomeri, amadeni ntabwo uzongera kubibona ukundi, kuko Uwiteka aje kukurwanirira kandi Uwiteka aje kugutsindira. Abisirayeli nabo bitegereje, babonaga nta nzira, ubwo bari bageze ku nyanja bakareba hirya no hino bakabona n'imisozi, bareba imbere yabo bakabona inyanja, babona inyuma yabo bakabona hari amagare ya Farawo. Iki gihe baribashije bavuga ngo niki cyatumye udukura muri Egiputa? Basubira kubaza Mose baravuga ngo mbese koko wavuganye n'Imana ko tubona nta nzira, ko tubona bidukomereye muri Egiputa turekerayo? Nubwo twakoraga imirimo y'uburetwa ariko twararyaga, ikindi muri Egiputa hari imva. Niki cyatumye udukura muri Egiputa ukatuzana hano aho tubona nta nzira, ukatuzana hano kugira ngo tugwe mu nzira? Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzagwa mu nzira, ahubwo uzageraho Imana yavuganye nawe. Bibiliya yatubwiye ngo Farawo batuse, ngo Abisirayeli bubura amaso, ngo bubuye amaso babona inyuma yabo ngo amagare ya Farawo, ngo amagare ya Farawo ngo arimo araza bakurikiye n'ingabo za Farawo, ngo barangije batakira Uwiteka, ngo Uwiteka nawe yumva gutaka kwabo. Ndagira ngo nkubwire ngo gutaka umaze iminsi utaka kwageze ku Mana, kwinginga umaze iminsi kwinginga kwageze ku Mana, ngo muri ako kanya ngo Imana igenderera Mose iravuga ngo Mose we mbariza Abisirayeli ngo niki gitumye banakira, nibakomeze bagende. Iki ntabwo ari igihe cyo guhagarara. Uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ugiye kwambukamo, uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ugiye kwinjiramo, ugiye guhura n'icyo Imana yavuze, kuko ni ukwezi kugiye guhuza n'umwaka Imana igiye kukugirira neza. Aho Abisirayeli babonaga nta nzira, Imana irema inzira. Naho wabonaga nta nzira, n'Imana ije kurema inzira. Aho wabonaga nta buryo, n'Imana ije kurema uburyo. Haleluya, haleluya. Nubwo ijoro ryari ryijimye ariko Imana ije kurikesha. Ngo Abisirayeli aho bari baganagaje mu mahema ngo bajye kubyuka mu gitondo, ngo babona Farawo yabakurikiye. Ariko ikintu nakunze, ngo Imana ngo yahise kwifata ingingi y'igicu yabayoboraga iyishyira hagati yabo ndetse n'Abanyegiputa. Ngo Abisirayeli bareba Abanyegiputa, ngo Abisirayeli bakabona Abanyegiputa, ariko Abanyegiputa bareba Abisirayeli ntibababone. Imana igiye kubaka urukuta hagati yabo n'abanzi. Ibintu bimaze igihe bikureba ntabwo bizongera kukureba. Ngo iyi ngingi y'igicu ngo ibera Abanyegiputa umwijima, ariko ngo Abisirayeli ikomeza kubabera umucyo, kuko bari bafite isezerano n'Imana. Ngo Imana irangije yohereza ingabo zayo. Imana ifite ingabo nyinshi zikomeye. Haleluya. Imana ifite ingabo zakurwanirira, zarangiza zikagutsindira. Ngo yohereza ingabo
ngabo muri ya magare, ngo izo ngabo ziragenda zijya mu nziga z'amagare zitangira kuyavunagura, ngo barangije baregeranya. Hari ibintu Imana igiye kwegeranya mbere y'uko igutabara, abanzi bawe igiye kubegeranya kugira ngo bazabone imirimo n'ibitangaza Imana igikora. Haleluya, 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 haleluya. Nubwo ijoro wabonaga ryijimye, ndagira ngo nkubwire ngo ihangane, Imana igiye kuritandukanya. Ugiye kwambuka, ugiye gufata hakurya, ugiye kwinjira mu masezerano. Ngo Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, bwira Abisiraheli ngo bakomeze bagende, kuko abanyegiputa babonye ntabwo bazongera kubabona ukundi, ngo ahubwo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Reka ngutangarize, iki ni igihe cyo kurwanirirwa n'Imana, ntabwo ari igihe cyo kurwanirirwa n'abantu. Abantu barakurwaniriye ariko ntiwigeze ubona inzira, ariko Imana ya Isiraheli ije kukurwanirira, kandi Imana igiye gutanga inzira aho wabonaga nta nzira. Imana igiye gutanga inzira aho wabonaga inyanja, Imana igiye kuyikamya. Haleluya, Imana igiye gukamya inyanja, ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Iki gihe Abisiraheli babonaga nta nzira, ariko kuko bari bafite isezerano, Imana iramanuka yibuka isezerano yagiranye nabo, irangije inzira, Abisiraheli barambuka. Umva ikintu nakunze, ubwo bari bamaze kwegerana, ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, ufite iki mu ntoki? Mose abwira Imana, arambwira ngo mfite inkoni, rambura inkoni hejuru y'amazi. Haleluya, haleluya. Ngo akirambura inkoni hejuru y'amazi, ngo amazi yo haruguru aribwiriza ngo arahagarara, ngo nayo hepfo ngo aragenda, ngo maze ngo Abisiraheli ngo bambukira ahumutse nko ku butaka. Reka nkubwire, igihe kirageze kugira ngo wambukire ahumutse, igihe kirageze kugira ngo Imana ikunamure, kandi igihe kirageze kugira ngo abagusetse bakuvugirize impundu, igihe kirageze kugira ngo abagusebeje bakwikubita imbere, kuko Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, yavuganye nawe niyo kwizerwa. Haleluya. Umuririmbyi yavuga ngo ibesanga Uwiteka winarura mu magarara, ngo nigiraho datari muganyira ibyo nkeneye byose. Narije kukubwira ngo humura, abanyegiputa wabonye, ibyo wabonye byose ntabwo uzongera kubibona. Muri uku kwezi kwa 12 Imana iremye ubuzima, Imana iremye uburyo, Imana irakuyeretse, impundu ziravuze, aho wasebeye n'Imana ikuzamuriye. Haleluya, n'Imana ikuzamuriye ibendera ry'ubutsinzi, aho bakurwanyirije n'Imana ikubakiye, aho bavuze ngo ntuzabaho n'Imana itumye ubaho. Wenda agira ngo uzamure kwizera. Niturangiza gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Wari umaze iminsi ubaza Imana ngo igihe nikizagera ryari, kuko wabonaga ijoro ryijimye, ariko nagira ngo ubwire ngo tuze umutima, ijoro riratandukanye. Reka mwibutse ko inyoni zitabiba ariko zibaho. Imana igiye kukubeshaho abarozi bahari, Imana igiye kukubeshaho abakugambaniye bahari, kuko umugambi w'Imana ni uwo kukugirira neza. Nyemerera dusenga Imana, ca bugufi mu mutima wawe, ubundi duhamagare neza y'Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimiye kugira neza, turagushimiye kutabara. Mana kutabarira muri iri jambo, Mana kurengera muri iri jambo, witamuriwe n'Imana, urwane intambara kandi utsinde, kandi umenagure byari byarahagurukiye abana bawe. Uyu munsi bimenagure, kandi uyu munsi bihagurukire, bimenyekane kuri Imana. Urakoze Yesu, urakoze kugize neza. Bawo umugisha Mwami, ibyabo Satani yaraboshe uyu munsi bibohoke. Urakoze kumvisha gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, 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 amina. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza. Amahoro y'Imana akomeze kubabaho, kandi Umwuka Wera akomeze kubayobora. Mwari kumwe na Pasiteri Himbazwe Theophile. Ushaka ko dusengana, cyangwa ushaka ko tuganira, cyangwa ushaka kutugira izindi nama, waduhamagara kuri 0784 7 8 8 Imana ibahe umugisha. Iyo nimero nani iri kuri WhatsApp, ushaka kutwandikira udafite umwanya nabwo twagusubiza. Shalom, shalom, shalom.